Turi ku kigo nderabuzima cya Gisenyi mu karere ka Rubavu. Abana bari guhabwa urukingo rw'imbasa. Bamwe mu babyeyi bamaze guhesha abana babo uru rukingo rw'imbasa baravuga ko ruko bamaze gusobanukirwa n'ibyiza byarwo bakamara n'impungenge abandi babyeyi bagitinya gukingiza abana babo. Imbasa ni indwara ibabaza abana cyane, ibatera ubumuga, ituma badakura neza. Isomo nabibonyemo nuko kumurinda imbasa bituma akura neza, niba ari n'imyigire akayiga neza, niba ari n'umusanzu azatanga ku gihugu cye akazawutanga ari muzima. Nje gukingiza none se ko ari cyo ko gukingiza umwana ari byo bya mbere. Umwana yaba hadakingiwe aba afite imyumvire mibi. Ni imyumvire mibi. Unosi buriya umuganga ni ukuvuga ngo leta yazana ibintu byo kwica abana cyangwa itutekereza neza bakazana ibintu byo tugirira neza. Si wabura kudakingiza umwana ukaba ufite ubwenge buzima. Aha muri aka karere ka Rubavu ni naho hizihirijwe umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa usanzwe wizihizwa tariki ya 24 z'ukwa 10 buri mwaka, ariko u Rwanda rukaba rwawizihije kuri iyi tariki ya 27. Impamvu uyu munsi wizihirijwe mu karere ka Rubavu nuko ari akarere gaturanye n'igihugu cyagaragayemo imbasa. Ikindi kandi aka karere ka Rubavu nuko kamaze kurenza 100% ry'abana kamaze gukingira. Aha ni naho umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Ishimwe Pacifique ahera avuga ko byaturutse mu bufatanye cyane cyane ubw'ababyeyi. Ubundi twari twiteguye kubona abana 129, ariko twakingiye abana 131. Bivuga rero ngo n'umubare twari twiteze twarawurengeje, ariko n'ubwo buryo koruganiza abagomba kubikora, kubagezaho ibikoresho. Twari dufite urubuga duhuriraho ku buryo uwagiraga ikibazo wese ku rwego rw'umudugudu twahitaga tubimenya. Uwari uhagarariye umuryango w'abibumbye wita ku buzima yashimiye u Rwanda kuba rwarashyize imbaraga mu kurandura imbasa mu Rwanda. Aha ni naho Dr. Rwagasore Edson ushinzwe indwara z'ibyorezo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC asaba buri wese by'umwihariko akarere ka Rubavu mu gushyira imbaraga mu kurwanya imbasa no gushishikariza ababyeyi kuyikingiza abana babo. Ariko ni umwanya wo kugira ngo nanone kugira ngo tubashishikarize kugira ngo mutongera hataho kwirara, kuko hari ibihugu bitandukanye by'abaturanyi bimwe na bimwe bikigaragaraho uburwayi bw'imbasa. Dukomeze dukingize abana bacu imbasa, ndetse n'ugize ikimenyetso cy'ubumuga bihutire bamujyane kwa muganga avurwe hakiri kare. Ni ku nshuro ya 8 u Rwanda rwizihiza uyu munsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa, aho kuva mu mwaka w'1993 kugeza muri uyu mwaka nta mbasa iragaragara mu Rwanda. Kugeza ubu kandi ibikorwa byo gukingira imbasa mu Rwanda bimaze kugera ku kigereranyo cya 97%. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda.